twongeye kugusuza nshuti we wakunze subscribe kuri iNshuti TV. Iki ni ikiganiro cy'inshuti, naho inshuti zihurira, naho inshuti ziganirira, naho inshuti zungurana ibitekerezo, naho inshuti zigirana inama, naho inshuti tuganira kugira ngo tugerageze kubaka umusingi w'ahazaza hacu ndetse n'iterambere ryacu. Wowe rero ukiri mushyashya kuri uyu muyoboro wacu, ndagira ngo nkusabe urebe hasi ahanditse subscribe, urebe nimba wariyandikishije mu bandi, kugira ngo bino biganiro dukora, nimba ukunda ubworozi bw'inkoko cyangwa se ukunda ubukorikori no kwihangira imyuga, utangire ubitekerezo kandi ubyiteho, unabikunde. Buri video yose tuzadushyiraho ugiyibona ku gihe, kandi uyige, uyitekerezeho, ndetse ikungura igitekerezo runaka. Nimba hari igitekerezo wari warabuze aho ugikura, nimba wari warabuze uburyo, cyangwa se nimba wajya gubigira ariko utaratangira, ushobora gukanda subscribe ugatangira kubona ibiganiro twakoze mbere, ndetse ugatangira no kubona ibyo hazaza, kuko tugiye gukora byinshi noneho muri kino gihe ngo tugendane. Nagira ngo ushimire cyane rero nimba ubikoze, tujyane muri aka kanya. Ndashaka ngo tuganire iminota mike cyane twige ku buryo twakoramo umushinga w'ubworozi bw'inkoko, ndetse bikaduha umusaruro, bikadufasha kwihutisha iterambere ryacu. Niba usanzwe ufite akazi, ni byiza, ushobora kongera umushinga mu mishinga yawe, ukongeramo ubworozi. Nimba uri umudiyasipora wahoraga utanga amafaranga mu rugo yo gufasha imiryango ya buri gihe, ushobora kubigira umushinga, ukabatekerereza neza, ukabakorera umushinga mutoya udasaba ibishoro byinshi, ukabaha amafaranga yo gutangira gusa. Ubundi nakubwira iki, mu mezi 2 cyangwa 3 4 ari imbere, ukabutanye no gukomeza kubaha amafaranga ya buri munsi. Kanda subscribe, ukore like na share, kugira ngo ubahe inshuti zawe, abavandimwe bawe babone iki kiganiro kandi bakibonere igihe. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ku kintu gito cyane, tukavuga ku bintu bijyanye n'ubworozi bw'inkoko. Ubworozi bw'inkoko nk'uko mubizi, musanzwe mubizi, mumenyereye, cyangwa se nimba uri mushyashya, ariyo mpamvu nakubwiye ngo ukore subscribe. Nimba utaranayikora kandi nawe ubyibuke, ndagira ngo tuganire ku bworozi bw'inkoko. Ahangaha ngira ngo hatangiye ubona imishwi myinshi. Iyi ni imishwi y'inkoko z'inyama tuvanye ku ruganda, tujya tuvana ku ruganda. Nagira ngo nkubwire, muri no minsi Kigali inyama zarahenze zageze ku 12 13. Hari naho zabuze, abantu amabusha yarafunga, bashaka inyama barazihorera. Abari bafite amahirwe, ababashe gucuruza, abantu barafite inkoko z'inyama muri no minsi, bakoze akazi. Ndakubwiye, bakoze akazi cyane, kubera yuko nibo bonyine barafite inyama, mu gihe izinka zari zabuze mu mabagiro, zari zabuze ku maseta, zari zabuze ahantu hose. Abo rero nibo bari bazi icyo barimo, ni nabo bari bazi icyo gukora, kuko babonye umusaruro ndetse babona amafaranga yabo. Nagira ngo rero nawe tujyane maze dutekereze ku iki kintu. Ushobora gufata inkoko z'inyama ukaziragira mu gihe cy'iminsi 45 gusa, zikaba ziguhaye umusaruro. Ndagira ngo ukore imibare mikeya. Inkoko y'inyama igura amafaranga 1130, ukayishyira mu kiraro, ugashyiramo ibarizo rigeze ku 4,000 ushyiramo, ukagura nk'imifuka 2. Ufashe inkoko 500, ukagura imifuka 2. Inkoko mu minsi 45 wayigaburiye neza, wayitayeho, wakurikije amabwiriza, inkoko imwe ibipima ibiro 2 ku isoko. Uyu munsi wa none ikiro cy'inyama z'inkoko ziri kugura 5,300. 5,300 wowe urahita wikubira mu mutwe wawe, cyangwa se muri calculatrice yawe. Ariko reka ngufashe gato. Mwoka tuvuze ko inkoko imwe iri kugura, ikiro cy'inyama z'inkoko kiri kugura 5,300. 5,300 inkoko uhita kuba ibiro 2, birayumbi 10,600. 10,600 nimba waraguze inkoko 500, urahita ubona 5,500,000. 5,500,000 izi nkoko
ndagira ngo nkumenyeshe ko kuzigura no kuzitaho bitaba birenze miliyoni 3,800. miliyoni 3,800 none uhita ufata zino miliyoni 5,300 5,300 kuremo miliyoni 3,800 miliyoni 3,800 urabona ko urabukoreye miliyoni 1,500 miliyoni 1,500 nari ngaya miliyoni 1,500 ni amafaranga urabukoreye mu gihe kitarenze iminsi 45 kuko inyama zarabuze. Ni ibintu bitagibwaho impaka, ni ibintu ntari bukubwire ngo barango baza nawe baza abantu bari i Kigali mu minsi ishize cyangwa se mu nkengero zaho hari naho bazibuze burundu. Nk'aba hari amabagira atarakigira inyama bari barafunze burundu, bariturije barashiretse. Noneho wowe bara nimba inkoko y'inyama ishobora kugira ibiro 2 birenga, ubundi nabaza ibiro 2 kuko hari inkoko zigira n'ibiro 2 n'amagarama 600-500. Noneho ngenda bara ko uyibaza kuyamanono n'amababa n'umutwe n'ibyo mu nda isigarana ibiro 2. Ibiro 2 iyo nkoko waguze 1,130 ukayigaburira ibiryo n'amazi ugakuramo umushumba wo kuyiragira wo kuyigaburira, ko ntabwo wenda nimba uri boss ntabwo uzabikora, ntabwo uzabyikorera, ntabwo ari nko mu mahanga ikintu cyose umuntu akikorera. Noneho we hitubara ko muri 1,500,000 ukoreye mu gihe cy'iminsi 45 ukuye mu gishoro cya 3,800 twahoze tubara amafaranga 3,800 twabaze. Ayo mafaranga ukore repetition y'amezi mu mwaka, ubwo wenda wakora repetition y'amezi 5 y'amezi 8-9 gutyo. Sinzi ndaza kubona byo kubibakoreraho imibare turebe nimba ari iminsi 45 kugabanya amezi 12 agize umwaka ushobora usanga ugera mu inshuro 9. Mu inshuro 9 ryabarizo twaguze. Nshuti yanjye, nimba uri umuhinzi uri umworozi cyangwa se uko icyo wakora cyose, ryabarizo riragurwa. Ibarizo ni Bugesera, umufuka w'ibarizo ni 8,000. Ni 8,000. Ugize amahirwe ukaba ufite umuntu w'imusanze, Rubavu, Nyabihu n'ahandi, baraza niba ufite fuse 3 baraza bagapakira byose bakabitwara bakajya, kuko ni ifumbire ihenze cyane. Ifumbire nk'uko ni ifumbire ihenze pe. Nimba kuvuga ngo pe umve pe, ni ifumbire ihenze. Bityo rero nshuti yanjye, wowe ugitangira gukora business cyangwa se nimba uri mu diaspora ukawahoraga wihereza amafaranga, ushobora gukora iki kintu. Ni inama ngiye kukugira, ni uburyo bworoshye wakora. Ushobora gufata amafaranga 5,000,000 n'undi watanga 300, 400, 300, 200, 100 se bya buri gihe. Umwaka ugagusiga n'undi ukaza ukaba ubikoze yenda imyaka 5 buri gihe wohereza amafaranga. Tekereza ikintu utunganya ahantu hato hashoboka, ukora uyu mushinga w'ubworozi bw'inkoko. Ni umushinga ushobora gutanga umusaruro mu gihe gito, mu gihe cyihuse, kandi mu buryo buhoraho, umuryango ugatana n'ubukene. Umuryango muri kino gihugu cy'u Rwanda iwacu, umuryango winjiza 1,500,000 ni mutoya, ni mikeya. Ariko umworozi w'inkoko niho hantu honyine ashobora gukura amafaranga kandi akakira kandi akayabona atavuye mu bya bintu byose. Ubucuruzi ashobora kubujyamo, ushobora gukora ibintu byinshi bitandukanye muri kino gihugu cyacu. Ariko ubucuruzi, nujya mu bucuruzi busanzwe, hari ibintu bya mbere uzasabwa: umusoro, ubukode bwaho uzakorera, umutekano, amafaranga y'isuku. Ariko twebwe mu bworozi bw'inkoko, inkoko zizagurishwa
inyama bazazirya. Inyama z'inkoko muri kino gihugu cy'u Rwanda uko twakwiyongera kose, inshuro zose twakora, ubushobozi bwose twashoramo, inkoko z'inyama ntiziteze gushira, ntiziteze kurekeraho kuribwa. Nta nubwo dushobora guhaza isoko ry'inyama z'inkoko mu Rwanda rwacu. Uko byagenda kose ni igikorwa tudashobora gupfa guhaza. Rero bavandimwe, inshuti zanjye, mubyiteho kandi mubikurikirane, kuko ni ibintu bishobora kudufasha kuzamura umusaruro, kongera ubushobozi, kongera uburyo, maze mu gihe gito tugatangira gukorera amafaranga, tugatangira kubona umusaruro. Ntawe uzamusoresha, ntawe uzamusaba amafaranga y'isuku, n'ifumbire yakuyemo uzayitwara naho azayigura, kuko ni ifumbire. Nimba ari umuhinzi, ushobora kuyishyira ku mboga, ku mbuto, ku ntoryi, ku nyanya, mu bishyimbo, ku myumbati, ahantu hose iyo fumbire izakenerwa kandi izakoreshwa. Rero nimba utarakora subscribe, nagira ngo nkubwire ukore subscribe kugira ngo ibiganiro byose tugiye kujya dukora, noneho tugiye kujya tubereka uburyo ushobora gutangira wiyavariwa mu gihe runaka, ugatangira kubona umusaruro kandi mwinshi mu gihe gito, ukabona amafaranga nk'abandi, ugakira. Hari umumama nasuye, we n'ubuhamya nshaka kuhana amasegonda makeya, nimba ikiganiro cyakurambiye cyangwa se wari ugikeneye kucyumva, ndagira ngo nkusabe kuzakurikira ikibutaha. Nasuye umumama, we yatangiye yorora inkoko zino z'amagi, ariko agafata inkoko z'imishwi z'umunsi umwe akaziragira. Yafataga inkoko nkeya pe, yafataga inkoko 100. Icyo gihe inkoko yari ikigura amafaranga 980. Akagura inkoko 100, akaza akazitaho, akazigaburira, akaziha ibiryo, akaziha amazi. Zagira ukwezi, bamwe b'amagare bakaza bakazitwara, bazifatiraga make, yazitangiraga make, yazitangiraga 2,200, bakagenda bakajya kwicururiza. Wenda baracuruzaga 2,500, 2,000 simbizi, noneho we bakamuzanira 2,300 ye. Yabikoze ibihembwe 5, agura inkoko z'ijana, inkoko 100. Uyu munsi wa none atangiye kujya afata inkoko 1,200 z'inkoko z'amagi. Afite isoko rinini, akaziragira zikagera kwa kwezi. Zamara kugera kwa kwezi, hari abandi bantu bakoze umushinga wo gufata inkoko zifite ukwezi, bakazigaburira zagera amezi 3, bagahita bazigurisha, kuko amasake bamaze kuba amasake yo kuribwa, bagahita bazijyana mu mahoteli, bakongera bakaza gutangira. We rero yafashe gahunda y'uko azajya afata za nkoko ntoya, nizo zidahenze, akazigaburira zikagera ukwezi. Zamara kugira ukwezi, bagahita bazitwara, akongera agatangira. Ari gufata inkoko 1,200. 1,200 ari gufata, ari kuzigaburira mu gihe cy'ukwezi kumwe, zikagenda. Yaramwe ngo byibura ku nkoko 1,200 ashobora gufataho $2,300,000. byose amazi, ibiryo, umuriro n'ibiki n'amakara yakoreshe byavuyemo. Zamara kugenda kujya gatangira. Rero nahawe ngo nawe utekereza aho wahera n'icyo wakora kugira ngo ubone amafaranga bitakugoye. Murakoze cyane, kanda share na comment kugira ngo tubone ko wabikurikiye kandi wabikunze. Nimba wabikunze cyane, kanda share uhereze n'abavandimwe, by'umwihariko ntugende udakoze subscribe. Murakoze cyane, turi kumwe kandi muri abantu b'ingenzi cyane kuri twebwe.